Ndabasuhuje nitwa Mwami. Muri aka kanya tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane ariko kitavugwa cyane ku mugaragaro, nyamara gifite uburemere bukomeye ku hazaza ha Pi Network. Ni inkuru ishobora kugaragara nk'iyoroheje, itari impuha za Pluto, itari y'igiciro, ariko niyo nkingi y'aho Pi Network iri kwerekeza mu by'ukuri. Iyi nkuru ireba uburyo network iri kwitegura kwimuka byuzuye mu rwego rwa blockchain ikora neza, aho Stellar tokens zitangiye gushyiraho umusingi uhamye uzafasha Pi SDK integration no kwagura utility nyayo ya Pi mu buzima busanzwe. Mu by'ukuri Pi Network tubona ko igenda gake cyane, iri mu rugendo rwo kubaka, kandi uko umushinga munini wubakwa siko ibintu byose bigomba kuvugwa. Hari byinshi kuba team ibihugiyemo itatubwira. Hari intambwe zikorwa mu mutuzo, ariko zikaba arizo zifite akamaro kanini muri uyu mushinga wose utagiranya n'amagambo bapioneers tuba tuvuga. Iyi rero ni imwe muri izo ntambwe tugiye kuganiraho. Icya mbere tugomba gusobanukirwa ni uko Pi Network atari blockchain yihariye yubakiwe ku busa. Pi yubakiye ku ikoranabuhanga rishingiye kuri Stellar Consensus Protocol, kandi ibyo bivuze ko uburyo Stellar yubaka, ikora, ikanateza imbere ekosisteme yayo bigira ingaruka zitaziguye kuri Pi. Stellar ifite ikintu gikomeye cyane, DEX yayo ariyo Decentralized Exchange yubatswe muri protocol ubwayo. Iyi DEX ituma tokens, assets na transactions bishobora kubaho mu buryo bworoshye, bwihuse kandi bufite umutekano. Iyo tuvuga ko Stellar DEX tokens ziri guharura inzira, tuba tuvuga ko izo tokens ziri kwerekana mu buryo bufatika uko asset ishobora kubaho kuri blockchain, uko ishobora gucuruzwa, uko ishobora kwinjizwa muri apps, nuko ishobora gukoreshwa mu bucuruzi nyabwo. Ibi byose ni ibintu Pi Network ikeneye kugira ngo Pi itaba coin icukurwa gusa, ahubwo ifaranga rikoreshwa. Mu bihe byashize abantu benshi bagiye bibaza bati kuki Pi itihuta, kuki ibintu bifata igihe, ariko igisubizo kirahari. Kubaka infrastructure ikomeye bisaba gutegura neza. Stellar DEX tokens si Pi coin ubwayo, ariko ni nk'ishuri Pi iri kwigiramo. Naho Pi irebera, ikagerageza, ikaniga uko ibintu bikora mu rwego rwa blockchain ifite liquidity, trading, wallets, SDKs n'ama integration atandukanye y'ama platform muri Stellar. Ubu rero Pi Network iri gukoresha ayo masomo mu gutegura Pi SDK integration ikomeye kurushaho. SDK cyangwa Software Development Kit niyo ituma aba developer bashobora kubaka app zifite payments, zifite ama wallets na services zikoresha Pi mu buryo bworoshye. Iyo SDK ihujwe neza na blockchain ifite infrastructure ihamye, bisobanura ko apps zikorwa ziba ziteguye gukoreshwa mu buzima nyabwo butari demo. Iyi niyo mpamvu iyi nkuru ivuga iti Pi Network is shifting from preparation to execution. Igihe cyo gutegura cyari ingenzi, ariko ubu tugiye mu cyiciro cyo gushyira ibintu mu bikorwa. Igihe Stellar DEX tokens zimaze kugaragaza ko infrastructure ishobora kwihanganira transaction, assets na integration, Pi Network ibasha gushyiraho Pi SDK ikora neza idafite intege nke. Ku bapioneers benshi ibi bishobora kugaragara nk'inkuru ya tekinike, ariko mu by'ukuri igira ingaruka ku buzima bwa buri munsi. Iyo ibikorwa shingiro bikomeye muri projet bihari, bivuze ko ushobora kugura ibintu ukoresheje Pi, ugacuruza, ukishyura service, utikanga ko system izananirwa. Ibi nibyo bituma Pi ishobora gukoreshwa mu kugura za gadgets, kugura imodoka, ibiribwa, ubutaka na serivisi zitandukanye hirya no hino ku isi. Ikindi kintu gikomeye ni uko Stellar DEX ifite filozofi ijya gusa n'iya Pi. Ntabwo yubakiye ku marangamutima y'isoko gusa, yubakiye kuri utility. Stellar yagiye ikoreshwa muri transfer mpuzamahanga, muri
financial inclusion cyangwa bwa bukungu budaheza, no mu guhuza abantu badafite access ku mabanki. Iyi filozofi ihura neza cyane n'iya Pi Network ishaka guha abantu bose amahirwe yo kwinjira mu bukungu bwa digitali. Iyo Pi Network ikoresheje Stellar Dex tokens nk'umusingi wo kwigiraho, iba iri guhitamo inzira irambye. Si inzira yihuse, ariko ni inzira ituma Pi izaba ifite agaciro gaturuka ku ikoreshwa nyaryo, atari ku marangamutima y'isoko. Ibi nibyo bituma Pi Network itagitangaza ibintu byose mu buryo bwo gushaka reaction z'abantu, reaction zihuse, ahubwo ikabikora mu buryo bw'abubatsi. Ubu mu by'ukuri Pi Network iri kubaka ikiraro hagati ya blockchain theory na blockchain practice. Theory ni amagambo, ni white papers ndetse n'amapromises azagerwaho igihe projet izaba imaze kuzura. Naho practice ni app zikora, ni payments zikorwa n'abantu bakoresha Pi mu buzima bwabo. Stellar Dex tokens ziri mu gice cya practice, kandi Pi SDK integration iri mu gice cyo guhuza practice na ecosystem ya Pi. Kuba developer, iyi nkuru ni invitation ikomeye. Invitation ivuga iti ibikorwa by'ibanze bibanziriza mainnet biri kurangira, kandi duherutse kubitangarizwa muri update yorohereza abadeveloper guhuza app zabo n'ubwishyu bukoresha Pi mu gihe kitarenze iminota 10 gusa. Pi SDK imaze kwinjizwa neza muri ecosystem ishingiye kuri blockchain ikomeye. Abadeveloper barimo kubona aho bashyira ibitekerezo byabo, kandi ibi byakuyeho imbogamizi nyinshi za tekinike. Ku bapioneers basanzwe, iyi nkuru irabibutsa ko Pi Network atari projet y'amagambo gusa, ni umusingi uri kubakwa buhoro buhoro, intambwe ku yindi. Ibi bisobanura ko igihe Pi izaba ikoreshwa mu buryo bwagutse, izaba ifite umusingi udashidikanywaho. Niyo mpamvu ubu dutangiye kubona amasoko akoresha Pi, abantu bagura n'abagurisha ibintu bifatika, kandi serivisi zishingiye kuri Pi zigenda ziyongera. Ibi byose ntibyaza kubaho hatari infrastructure ikomeye ibiri inyuma. Stellar Dex tokens ziri mu bice by'iyo infrastructure. Iyo dushize byose hamwe, tubona ko Pi Network iri kwitegura full blockchain transition, itari mu magambo ahubwo mu bikorwa bifatika. Si transition yo guhindura izina, ni transition yo kwimura Pi mu rwego rwo kuba igikoresho cy'ubukungu nyabwo. Ibi nibyo bituma iyi nkuru igira uburemere nubwo itavugwa cyane. Nsoza, iyi ntambwe Pi Network iri gutera ni ikimenyetso cy'uko umushinga uri gukura, kandi uko umuntu akura araceceka kubera ko aba ahugiye muri byinshi. Stellar Dex tokens ziri gutunganya inzira, Pi SDK integration iri gutunganywa, kandi utility nyayo iri gutangira kugaragara. Ibi byose rero bitwereka ko Pi Network itari kugenda isubira inyuma, ahubwo iri kwinjira mu cyiciro gikomeye cyo gushyira mu bikorwa ibyo yamaze imyaka ivuga. Ku bapioneers biteguye kureba kure, iyi ni inkuru nziza. Ku bashaka ibisubizo byihuse, birashoboka ko bitabashimisha, ariko mu isi ya blockchain wubaka umusingi ukomeye niwe ugera kure, kandi n'ubwubatsi busanzwe wubatse fondasiyo ikomeye niho zageze zaramba. Kandi Pi Network iri kugaragaza ko yahisemo kubaka aho kwihutira kujya ku masoko. Ibi nibyo bituma uyu munsi dushobora kuvuga duti Pi Network iri kwitegura ejo hazaza aho kuri, hashingiye kuri blockchain ikora, ku badeveloper bubaka, no ku bantu bakoresha Pi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyo niyo Pi iri kubakwa.